nuko ngo Bibiliya ibanza kuvuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ariko bivuze ngo bakunde bo, ni wowe wikunda ukanakunda mugenzi wawe. Mu gisobanuro cy'uko wikunda nuko wakunze mwene wawe. Uburyo umuntu ugambanira mugenzi we, umuntu ugambanira abantu runaka, nawe ntabwo aba yikundira. Ayi nako kantu nashaka gukosora. Buryo urya muntu ugambanira abantu bavuze haruguru, nawe ntiyikunze, nawe ntariho, ntabwo yikunda. Nuvuga ngo uriya ngo uranga amashami wakomotseho. Erega uwo muntu urimo urareba ugambanira na karemangingo, ni kamwe mu turemangingo tukurimo. So rero icyo ni icyambere kibitera kwikunda, bagakunda indamu. Nk'ubu nyine mu gitondo nkazinduka kugira ngo ngire platform, ngire izina mu Rwanda, nkazinduka marabika mama muri make. Niba kuzinduka marabika mama ni ikibazo. Hari umusaza umwe yageze umbwira ijambo ntabwo ryari mva mu mutwe. Yarambajije ngo usanze nyoko bari kumwambika ubusa ngo cyangwa yasaze ku muhanda, ngo bakamwambika nk'ubusa, ngo wacaho ngo cyangwa wasekana nabo ngo wakora iki? Ndamubwira ngo nahita mwambika ubwambure bwiwe. Arambwira ngo yari ari kubwimbwira ku itorero, hari itorero rimwe ryari rifite stress. Arambwira ngo wowe ntago ikosa iryo ari ryo ryose ntukwiye kuvuga nyoko nabi, ahubwo ukwiye kumubera igikingi, ukamukingiriza. Niko bimeze ubundi. So the same, umuntu utikunda niko ateye. Icya kabiri rero kibitera ni bwa bunyamaso. Umuntu muzima uhumeka ntago akwiye kugira ubunyamaso, bagende bari kubunyamaso. Cya gatatu rero nari nkubwiye kibitera. Cya gatatu kibitera ni ugushukwa n'abantu. Abo bantu barabashuka. Abantu bashuka abandi. Ngo umuheto woshya umwambi bitari bujyane. Ngo bitari bujyane. Bari abantu babashuka nta nubwo bajyana nabereka. Bari kubashuka. Reka twere tubabwire turi mu Rwanda. Turatekanye 20 uyu munsi naraye ndashye saa 8 z'ijoro. Nta kibazo ngira mu muhanda. U Rwanda turatekanye, nta muntu ukubwira nabi. Turanakundana niba mutanabizi. Turakundana, ibyo ni mwebwe mu bivuga, mwe muri hanze. Nibyo. Twebwe turakundana, twe turi mu gihugu. Mwebwe muri hanze nimwe mu bivuga. Twe dufitanye urukundo, nta n'umutima mubi dufitanye. Ahubwo ni mwebwe mufite imitima mibaho ngaho. Twebwe turi mu gihugu turakundanye n'ukuri. Nicyo nababwira. Nakoze cyane. Rero reka tugane no ku ijambo ry'Imana, ariko nanone turisanisha n'ibi bihe. Twigeze mu buhamya twagiye twumva, hari abantu bagiye baduhamya batubwira ko muri jenoside kugira ngo itizwe umurindi, buriya ngo byanaherewe byatijijwe umurindi n'amasinagogi. Umuntu utari umukristo ni ikinyoma. Ni ikinyoma cyane. Ni ikinyoma. Nawe ukibigendera muri mu kinyoma. Uvuga ngo iki ni ikintu cyose ni ikinyoma cyane. Nuvuga ngo iyo wabaye mu kirisitu uba ugomba gutsinda ibyo byose, ugomba gupfa ku kinyoma nyine ugakizwa kweli. Ariko umukirisitu aba akirebera muri iyo ndorerwamo, koko iryo joro bazajyamo ni irya hehe? None se reka mbaze ngo jewe nsetswa n'abantu bakizwa, kandi najyaga mbibabwira no mu nsengero bakagira ngo ndababwira nabi. Uvuga gute ko wakijijwe? Umuntu avuga gute ko yakijijwe ajya mu ijuru akirobanura ku butoni, kandi abo bantu arobanura ngo ari ab'Imana arimo arasanga? Urasanga so wanze abana be? So ako kantu nawe banza ugatekerezeho, sibyo? Papa we yabyaye abana bose, undi muntu arimo aravuga ati ngewe ya besi nzajya nicyo nakubwiye. Ni ikinyoma. Ikintu cyose kitari ubukristo ni ikinyoma. Ni ikinyoma gikomeye. Ni ikinyoma. Vuga ngo kandi ikinyoma kibaho kubwiye mama, kikara utekereza ko ikinyoma kibaho kubwiye mama, kibaho kubw'impamvu ebyiri. Kubw'indamu, abantu bagishora bakakiyobora kubw'inyungu bagushaka. Kandi ikinyoma kimeze nk'ukurara umuntu mu kanya maze kunsetsa, turaganiriye arambwira ngo Imana yamuhaye sensa z'amatwi abiri, ngo asigaye yumva uruhande rumwe ngo ariko akumva n'urundi. Ngo kubera iki yakumva uruhande rumwe ngo akumva ko wa muntu ari uri mu maguru, agiye kwibuka abone kara. Imana iraboneye. Imana iri perfect. Twe biratunanira kuba perfect, ariko Imana iri perfect cyane. Irera nubwo byakunaniye wowe kwera, ariko Imana yo irera. Kandi 24 hours Imana irera cyane. Umwaka ugashira Imana yera, ariko
hari amakuru ngufitiye. Imana ishaka ko twambara uko kwera. Ibyo twigira byose ikeneye ko twambara uko kwera. Uri bo bugingo nuko bayimenya ederi bakayizera, bakizera n'uwo yatumye. Kugizera rero niki nuko ubuzima yari ibayeho. Nuko nibyo cyane. Ndizera ko abantu rwose mudukurikiye ikiganiro kirimo kubaryohera. Hano ni ku Murwa Live TV, babwira ko mugomba gukora subscribe mukanasharinga ikiganiro kugira ngo bigende neza. Turimo turasatira umusozo rero ya besi. Ni zihe nama ki watanga ku mukristo, ku muntu nyine wafashe urugendo rwo gukiranuka, cyangwa se iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri, ku muntu ushobora gukizwa nabi, ni ihe nama wamugira? Ni inama ebyiri. Inama ya mbere ni ku mukristo wahisemo gukizwa, iya kabiri ni umuntu wakijijwe ariko agakizwa nabi. Wenda no ku bapagani batarakizwa, bataramenya Kristo, nabo nushaka kugira icyo babwira. Amakuru yose. Yego. So umuntu uri gukiranuka komeza. Hari nturabigeraho 100%, ariko birashoboka ko wabishobora. Ubuzima bwo kwera Imana irabutanga. Izera ubuntu bwayo, wihanga. Yego, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira Umurwa Live TV. Reka nizere ko aho muri mumeze neza cyane. Nge nitwa Karabuka Imana, nyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti. Nkuko mubibona rero twongeye gutumira umukozi w'Imana, ni inshuti yanjye cyane, yitwa Yabesi. Umukozi w'Imana Yabe, ikaze mu kiganiro. Asante. Yego, twari tumaze igihe rero, wari umaze igihe ugiye mu biki, kuboneka ntabwo ugipfa kuboneka. Nakazi n'amasomo. Nakazi n'amasomo kabisa. Haryo uri muri gamo kangahe? Ndiri muri level ya nyuma. Kaminuza. Uri muri ibijyanye n'iki? Engineer. Hey, Civil. Yego, ubwo rero turakwishimiye cyane, ariko n'abantu badukurikiye tubahaye ikaze, kandi twihanganisha n'abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Tubabwire ngo muhumure, ni muri mwenyine. Yego. Yabe, iki gihe cyo kwibuka ni ihe nama wowe watanga se, cyangwa niki wavuga mu ijambo ryo guhumuriza abantu barokotse jenoside? Sindi bujye kure y'ijambo umukuru w'igihugu yavuze. Nta muntu upfa kabiri. Bakomeye. Kandi bariho bazakomeza kubaho. Yego. Ntago bazazima, bazakomeza kubaho. Imana irabakunda kandi ubu bafite igihugu. Afite igihugu. Karasi imuzari ijambo niriwe ntekereza. Navuze ngo sinkunda politike, niyo mpamvu ntayizi. Nakubwiye ko ntajyana nakora ibiganiro byazo. Ndabizi. Ariko natekereje ngo bankanguye bakambaza ibintu bitatu nahitamo kwisi. Nahitamo guhama kuyoborwa n'umuyobozi we kino gihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kweli. Yakomeza kumbera umuyobozi, no mu bundi buzima nakivuza ko yambera umuyobozi. Yujuje imikorere y'Imana. Yego. Muri we yujuje ubumana. N'ubumuntu buri muri we. Rero bakomeze kwihangana, babaye intwari. Muzi nibwo natekereje ukuntu babaye intwari. Tekereza abantu kara. Inkotanyi zimaze kubohora igihugu, bari bafite uburenganzira bwo gusubira inyuma bakagira n'ababa bagiriye nabi. Cyane rwose. Bimwe bita revenge, kwihorera. Ariko ntibabikora. Yego. Bapfana intimba n'ibisebe mu mutima, barihangana. Ijambo muzehe yigeze avuga, aravuga ngo ngaho iyo tubareka nabo bakagenda, ngo hari n'inkuru ibiri kuvugwa. Babaye intwari rero, bakomeze ubwo butwari kandi biyubake. Turi mu ntego ivuga ngo kwibuka twiyubaka. Yego. Kwiyubaka ni ukurema ubundi buzima isi ititeze kubona. Abanyarwanda mureke twubaka ubuzima isi ititeze ko tubona. Amina. Nibyo nababwira bakomere. Yego, ariko ndagira ngo wenda tugerageze usobanurira abantu. Ni n'amahire kuba warageze mu ishuri n'uyu munsi urakiga. Iyo tuvuga ngo kwibuka ariko wiyubaka, uyu muntu udukurikiye warokotse jenoside, cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye,
wagerageza kudusobanurira kwibuka wiyubaka ubundi mu magambo arambuye bishatse kuvuga iki? So kwibuka, reka ndakoresha uburyo mbamo ngenda umukristo. Kwibuka, Yosuwa yigeze yicaza abantu aravuga ngo aya mateka ntimuzayibagirwe, n'aya mategeko ntimukayibagirwe. Ni ukuvuga ngo umuntu utibuka ntiyakiyubaka, ntibishoboka. Iyo uzi aho uva umenya iyo ujya, kandi umenya imbogamizi zabaye mu ntego y'aho ujya. Bivuga ngo ntabwo kuba warakomeretse bikubuza kwavansa kujya imbere. Birababaje cyane pe, birakomeretse, ariko Imana iradusaba ngo tubyibuke ariko tujye imbere. Yego. Rero kwibuka wiyubaka ni uguhamana amateka ukayigiraho, tugakoresha rya jambo rivuga ngo never again, ntibizongera ukundi. Bivuga ngo kwibuka bidutera gutuma hari ibitongera mu buzima bwacu. Yes. Iyo abantu bananiwe kwibuka bisanga bongeye kwisanga muri bya bihe bahozemo. Rero kwibuka, cyane cyane noneho kwibuka abacu, harimo n'urukundo. Umuntu ukunda uhora umwibuka. Twarabakundaga, niyo mpamvu duhora tubibuka. Rero kwiyubaka ni ukudaheranwa n'agahinda, ni ukudaheranwa n'aho wari uri, ni ukudaheranwa nk'amateka. Kwiyubaka urebe, ejo ndi hari amafoto nabonye kuri Instagram y'u Rwanda rwa mbere ya 90. Just kwiyubaka ni kuriya, ni uku tumeze. Kandi nanone ntitunyurwe n'ibi gusa, turacyavansa. Na generation yacu n'izadukurikira igomba kuzasiga twiyubatse kabisa. Hari ikintu wigeze kuvuga, hari ijambo wavuze ryiza haruguru, ngira ngo twongere turikomozeho. Wigeze kuvuga uti abantu batihoreye bari bafite ibikomere mu mitima. Iyo tuvuze kwibuka umuntu yiyubaka, ntekereza yuko no kwiyubaka mu mitima, kwiyubaka mu mutima, ubwo nabyo si byo, nabyo umuntu ntiyabireba. Ubushobozi bw'umutima n'imbaraga. Ubundi ijambo ubupfura, ubupfura ni kiriya baba bavuze. Iyo bavuze ubupfura ntibavuze ibyo mutekereza na bimwe bitwibwira byinshi. Ubupfura ni ukwihanganira uwaguhemukiye mu kabana kandi ukamubabarira. Twabonye abantu bababarira abandi. Ni ukuri tunabyigireho kubabarira. Ni imbaraga zikomeye, ni ukubaka ubushobozi bw'umutima. Nabyo ni ukwiyubaka. Nabyo ni ukwiyubaka. Kuko ndatekereza mugani tuba tuvuga indi nkuru, mugani wa yego w'umusaza wacu, dadi wacu, umubyeyi wacu cyane. Hari abana b'inshuti zanjye twigana bakunda kuvuga ngo tujye tumwita Muyomba, tumwite ariko ni umubyeyi. Tuba twavuze nk'ukuntu tubimuvuga, ni umubyeyi. Imana imuha umugisha wari kazi. Yabe, hari wenda turaje twinjire no mu ijambo ry'Imana, kuko ubundi niyo domene yawe ukunda kubarizwamo. Ariko ni n'amahire kuko uracyari urubyiruko, kandi amateka warayumvise, kandi ukunda u Rwanda ko tugendanye igihe kinini. Iyo ubona umuntu agiye gufata imbuga ze nkoranyambaga, aza amateka abaye mu Rwanda, aza abantu bapfushije imiryango, aza abantu bapfuye, ukabona uwo muntu ari proud yo gupfobya jenoside, akabikora yumva atuje, yumva kenshi bikunze gukorwa n'abantu bari hanze y'igihugu. Nk'uyu muntu agize amahirwe arakubonye, ni irihe jambo wamubwira? Ijambo namubwira, ave mu byo yagiye, nta makuru afite. Uriya umwana anyurwa na se bitewe n'ahantu babana, birumvikana, nuko amwitaho buri munsi. Aho muri si iwanyu cyane, iwanyu ni hano, ibyo murimo byose iwanyu ni hano. Nuvuga ngo inama nabagira, bareke gukunda iby'isi bituma baharabika aho bakomoka, mu nda bavamo. Aideri hari abantu desemo babikora mu buryo butatu. Hari ababikora kubw'indamu, hari ababikora kubw'ubunyamaswa. Bafite ubunyamaswa muri bo bagifite, kuko abantu bakoze genocide biriya ni ubunyamaswa ndengakamere.
ndengakamere. Hari abandi bagifite ubunyamaswa muri bo. Twebwe abantu tuba mu gisata cya gospel no mu myizerere, kandi niko mbyizera. Nizera ko umuntu utizera Yesu atagize ubupfura, muri baba harimo izindi nyamaswa zituyemo zifite ubukana cyane, zituma agira nabi. Rero hari ikibitera gukunda indamu, bagende bareka indamu. Nta ndamu iva mu guhemuka, nta ndamu iva mu kwikunda. Kuriya iyo ukunze indamu cyane, ukagambanira ubwoko, ukagambanira bene wanyu, ukagambanira aho ukomoka, babyita kwikunda. N'inyamaswa ntabwo zikunda, ahubwo we ntabwo nzi ikintu nakugereranya nacyo. Uri satani mu zindi. Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Yego. Bibiliya ibundi inabivuga neza, iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nuvuga ngo Bibiliya ibanza kuvuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko bivuze ngo bakunde ni wowe wikunda ukanakunda mugenzi wawe. Bivuga ngo igisobanuro cy'uko wikunda nuko wakunze mwene wanyu. Uburyo umuntu ugambanira mugenzi we, umuntu ugambanira abantu runaka, nawe ntabwo aba yikundira. Nako kantu ashaka gukosora. Buryo urya muntu ugambanira abantu bavuze haruguru, nawe ntiyikunze, nawe ntariho, ntabwo yikunda. Nuvuga ngo uriya ngo uranga amashami wakomotseho. Erega uwo muntu urimo urareba ugambanira na karemangingo, ni kamwe mu turemangingo tukurimo. So rero icyo ni icyambere kibitera kwikunda, bagakunda indamu. Nk'ubu nyine mu gitondo nkazinduka kugira ngo ngire platform, ngire izina mu Rwanda, nkazinduka marabika mama. Muri make reba kuzinduka marabika mama ni ikibazo. Hari umusaza umwe yageze umbwira ijambo ntabwo ryarimva mu mutwe. Yarambajije ngo usanze nyoko bari kumwambika ubusa, ngo cyangwa yasaze ku muhanda, ngo bakamwambika nk'ubusa, ngo wacaho ngo cyangwa wasekana nabo, ngo wakora iki? Ndamubwira ngo nahita mwambika ubwambure bwiwe. Arambwira ngo yari ari kumwimbwira ku itorero, hari itorero rimwe ryari rifite stress. Arambwira ngo wowe ntago ikosa iryo ari ryo ryose ntukwiye kuvuga nyoko nabi, ahubwo ukwiye kumubera igikingi, ukamukingiriza. Niko bimeze ubundi. So the same, umuntu utikunda niko ateye. Icya kabiri rero kibitera ni bwa bunyamaswa. Umuntu muzima uhumeka ntago akwiye kugira ubunyamaswa, bagende bareka ubunyamaswa. Icya gatatu rero nari nkubwiye kibitera. Icya gatatu kibitera ni ugushukwa n'abantu. Abo bantu barabashuka, abantu bashuka abandi. ngo umuheto woshya umwambi bitari bujyane, ngo bitari bujyane. Bariya abantu babashuka nta nubwo bajyana na bereka, bari kubashuka. Reka twebwe tubabwire turi mu Rwanda turatekanye. 20 uyu munsi naraye ntashye saa 8 z'ijoro, nta kibazo ngira mu muhanda. Mu Rwanda turatekanye, nta muntu ukubwira nabi, turanakundana niba mutanabizi. Turakundana, ibyo ni mwebwe mubivuga, mwe muri hanze. Nibyo twebwe turakundana, twe turi mu gihugu. Mwebwe muri hanze nimwe mubivuga. Twe dufitanye urukundo, nta n'umutima mubi dufitanye, ahubwo ni mwebwe mufite imitima mibaho ngaho. Twebwe turi mu gihugu turakundanye n'ukuri. Nicyo nababwira. Yakoze cyane. Rero reka tugane no ku ijambo ry'Imana, ariko nanone turisanisha n'ibi bihe. Twigeze mu buhamya twagiye twumva, hari abantu bagiye baduhamya batubwira ko muri jenoside kugira ngo itizwe umurindi, buriya ngo byatijijwe umurindi n'amasinagogi, insengero, amakanisa atandukanye. None rero kuki ubundi umuntu wamenye Kristo, wabwirizaga ijambo ry'Imana, yisanze arimo arasansibiriza abantu kwicana? Uwo muntu ubwo yari akijijwe cyangwa yari igipagani cyo mu idini kiraho? Ntawo Kristo afite. Rero mbikubwira, ubu Kristo buruta ubupfura, ubu Kristo buruta ubunyangamugayo. Ubu Kristo ni ikindi kintu kiyoboye ibyo ngibyo, ibyo mvuze bibiri. Ubu Kristo, umuntu igipimo cy'ubukristo nkuko agira ubupfura akagira ubunyangamugayo. Uvuga ngo rero umuntu utabyujuje nta bukristo afite. Ubu Kristo ni ikintu kiri big, kitatuma uhemukira abantu.
rero ntabwo bari abakristo. Bibiliya bivuga ngo bambara ishusho y'intama ariko imbere ari amasega aryana. kuko nta kuntu umuntu yahoze ayobora ubukristo katedrali runaka, umuntu umupadiri yisanze mu bikorwa byo kwica izina abantu. ry'umupadiri ariko si izina ry'ubukristo. Ubukristo ni ikintu kiruta umupadiri, ni ikintu kiruta umupasiteri, ni ikintu kiruta ubucidikoni, ni ikintu kiruta umusenyeri. Ubukristo ni ikintu kiri bigi, ni ikintu kinini cyane. Kubera ko Pawulo yaravuze ngo niba tuvuga ko twabatuwe na Kristo dusa nkawe. Kristo asa gute? Kristo ni umugwaneza, ni umunyembabazi. None niba umuntu yarananiwe kubabarira umwana w'uruhinja akamurira akamukubita agahiri, ntabwo Kristo yari afite. Ntabwo. Ni nayo mpamvu twibeshya kiri icyo kintu ku mucyo. Ubukristo butandukanye n'ibyo mutekereza. Ubukristo ni imbaraga y'Imana ikugeramo. Ubukristo ni ikintu navuga kinini kigari mu muntu. Ni ikintu kigufata kigahindura uriwe komuteri cyane. Nuvuga ngo ubukristo buruta kuba umusinga, kuba umunyamurenge, kuba umushi, kuba umukonyine, kuba ubukristo y'amazina yose abumbiyemo ubukristo. Urabufata bukahonyora, bugashyiramo bukamusiga bukurepaye. Nuvuga ngo ukabuhindutse uwa Kristo, naho ijambo ryavuye ukabuhindutse uwa Kristo. Nuvuga ngo ubukristo no muri kweshoni abandi bari kuvuga abandi nabi, bo bavuga neza. No muri kweshoni kuko hari abantu bahisha abandi muri ibi bihe u Rwanda rwaciyemo, bari abakristo, ndabazi bajya bavuga ko bari abakristo. Hari umuntu wa postinze inshuti yanjye kare, umuntu ndanamusuje aravuga ngo warakoze kuduhisha, ngo ariko nzi imbaraga biguteye ngo ari umukristo. Ariko reka nkubwire ukuntu ibintu byari biri ku rundi rwego. Buriya ya besi kubona umuntu yahisha undi mu gihe cya jenoside, nyine bikaba ari ibintu byakorwaga n'umuntu umwe ku ijana. Urumva uburemere jenoside yari ifite? Ubundi byari ihame ko buri muntu uwo ari we wese ahisha umuntu, amuhisha. Wowe ujya agana hirya nshuti yanjye, turimo gukora utazamo hano tukavuga ngo twarakwaporodinze. Ubukristo nibwo twaba turi kuvugaho. Kiriya kintu cyari ikintu kinini, ariko kara kanze nkubwire njyewe kuko ubukristo bwangezemo, nawe nagera ahantu nkisanga amahitamo ya nyuma ari uguhitamo gukora icyaha kubera ubukristo bwangezemo, sinagikora. Uvuga ngo ubukristo bwateye abagabo bamwe gupfa. Tujye tubitekereza kara. Ubukristo bwateye umugabo bita Stefano gupfa, bamutera amabuye, arabyemera kandi bayamurundaho. By the way, arabyemera. None twebwe ubukristo butabasha, niba bwarakugezemo, butabasha gufata ngo mubone mugenzi wawe nk'aho ari mwe mu ishusho y'Imana, nk'aho ari mugenzi wawe koko, ubwo si ubukristo. Hari ikintu wigeze kuvuga, ndagira ngo n'abantu baze kudukurikira neza batwumve. Wavuze ngo ubukristo buruta ubusinga, buruta ubunyamurenge, buruta ubwega, kuko Bibiliya irabivuga neza. Iravuga ngo iyo ukijijwe uba wabaye icyaremwe gishya. Ibya kera birabishira. Ibya kera bishira nibi. Ni ya mateka. Ari abantu nyamwumva kamere yabo kubera bakiri abanyakamere. Ngo noneho ngo njye ngo naje nkwereka umwana w'umushamba. Oya, nturi umukristo. Ubukristo buruta y'amoko yabaye mu Rwanda, ariko ubu ngubu yarashize. Mu Rwanda amaze gushatura abanyarwanda cyane, twaranabyakiriye ko turiho. Rero ubukristo buruta ibyo byose bababwiraga, buruta ibyo byose. Imbaraga y'ubukristo ni ikirungo kikugeramo kikica utundi turemangingo twakubeshyaga. Kubera ko ikindi cyose kitari ubukristo ni ikinyoma. Impamvu habaye aya mahano mu Rwanda nuko yari ikinyoma abantu bashyize mu mutwe cyane. Kara nuko uri inzobe, nanjye nkaba igikara, ariko ufite amatwi abiri, ufite amazuru nk'ayo mfite, ufite iminwa nk'iyo mfite, amaso nk'ayo mfite,
rero biriya ni ikinyoma bashyira mu mutwe w'umuntu utari umukristo. Ni ikinyoma. Ni ikinyoma cyane. Ni ikinyoma. Nawe ukibigendera muri mu kinyoma. Uvuga ngo rero ikindi kintu cyose ni ikinyoma cyane. Nuvuga ngo iyo wabaye umukirisitu uba ugomba gutsinda ibyo byose, ugomba gupfa ku kinyoma nyine ugakizwa. Kweli. Ariko umukirisitu aba akirebera muri iyo ndorerwamo, koko iryo juru abazajyamo ni irya hehe? None se reka mbaze ngo jewe nsetswa n'abantu bakizwa, kandi najyaga mbibabwira no mu nsengero bakagira ngo ndababwira nabi. Uvuga gute ko wakijijwe? Umuntu avuga gute ko yakijijwe ajya mu ijuru akirobanura ku butoni, kandi abo bantu arobanura ngo ari ab'Imana arimo arasanga? Urasanga so wanze abana be? So ako kantu nawe banza ugatekerezeho, sibyo? Papa we yabyaye abana bose, undi muntu arimo aravuga ati njyewe ya besi nzajya nicyo nakubwiye. Ni ikinyoma. Ikintu cyose kitari ubukristo ni ikinyoma. Ni ikinyoma gikomeye. Ni ikinyoma. Vuga ngo kandi ikinyoma kibaho kubwiye mama. Kikara utekereza ko ikinyoma kibaho kubwiye mama. Kibaho kubw'impamvu ebyiri. Kubw'indamu. Abantu bagishora bakakiyobora kubw'inyungu bagushaka. Kandi ikinyoma kimeze nk'ukurara umuntu mukanya maze kunsetsa turaganiriye. Arambwira ngo Imana yamuhaye sensa z'amatwi abiri. Ngo asigaye yumva uruhande rumwe ngo ariko akumva n'urundi. Ngo kubera iki yakumva uruhande rumwe ngo akumva ko wa muntu ari uri mu makosa. Urugero ngo yarebye filime ngo umukobwa ngo yaturutse nko ku ruhande, umugabo ahagaze ku gipangu cyiwe. Ngo iyo filime umugabo amanura ipataro nkuko naza nkamanura ipataro, umukobwa ahita amanura ipataro y'umugabo, ahita yirukanka. Umugore ahageze abona undi manarwana n'ipataro, abona undi ari kwirukanka. Undi ahita avuza ko induru ngo yaramfashe ku ngufu. Uvuga ngo ikinyoma gihita gifata baranamufunga yuko yarafashwe ku ngufu. Uvuga ngo ikinyoma ni ikintu umuntu akoze kubw'inyungu ze. Yego. Akagikora. Rero niyo si tubayemo. Itari mu bukristo nuko tubaho. Tuba ku kinyoma. Karabo wowe ukihisha inyuma ya kamera kubw'indamu yawe, ukihisha kubw'ikinyoma. Ariko ubukristo ni imbaraga y'Imana. Tubiravuga ngo Yesu wizera wese gukizwa. Tuvuga ngo ubukristo ahantu bwatangiriye umunsi babonaga ba Petero bafite imivugire nk'iya Yesu. Tuvuga ngo Yesu yari inde? Yesu yari Imana byuzuye. Bari basigaye bavuga nk'uko Imana ivuga, bari basigaye bakunda nk'uko Imana ikunda, bari basigaye bitwara nk'uko Imana yitwara. The same, ubwo nibwo bukristo. Ni ukuva mu mitekerereze ya kimuntu ukakira imitekerereze y'Imana. Imana nta muntu yifuriza inabi. Mwe nimwe mwifuriza inabi, ni namwe mwihitamo kubaho nabi. Ariko Imana ibyo yifuza ku muntu ni ibyiza. Rero ubukristo ni ukubaho imitekerereze ya kimana. Nibwo bukristo. Ni ukuri. Niyo mpamvu bavuze ngo umutwe ntabwo tugifite gutekereza kundi, dufite gutekereza ko ari muri Kristo Yesu. Kristo yatekerezaga mutekira. Kara. Utekereza ko Kristo yatekerezaga mute? Tekerezaga neza cyane. Ibintu bitatu byatumaga Kristo atekereza neza. Icya mbere, yari umunyacyubahiro ariko yemera kuba insuzugurwa kugira ngo byibura akunde umuntu. Kandi yarabizi neza ko ari umunyacyubahiro. Bu yaranabizi cyane. N'ikimenyimenyi yarabyifitemo. Yego. Si ibintu yishakagamo, si ibintu yahananiraga. No kugira ngo abantu banabyumve neza, iyo yageraga nk'ahantu akabona bakomeje kugira urujijo bamushidikanya, yasigaga akoze nk'akantu kagashya gatoya. Abo uwo tuvuga turiwe. Reba ukuntu yari ateye. Reba hari kugwa imvura nyinshi. Nkiyamburira ikoti. Nkarisigana kugira ngo nse nkawe. Kugira ngo mbashe kuguha ubuzima nk'uko nari. Ubukristo rero ni ukwakira ubuzima bw'uwo nguwo wiyambuye ikoti. Na ibintu byose muratubeshya. Si uko se. Ubukristo butaguhinduye iburiho. Ntabwo. Ni ikinyoma. Na amagambo. Ariko reka nkubaze ikibazo yabe. Gukizwa nabi, umuntu akiyambika umwambaro w'ubukirisitu ataburimo neza, bishobora kugira uwo muntu bishobora kumugiraho izihe ngaruka? Pawulo yarabivuze. No mu Baheburayo, no mu byakozwe, no mu Baheburayo barabivuga. No mu byayishuwe birabivuga. Gukizwa nabi uzahangwa ibihano biruta iby'abandi. Kuba bibi ni ko Bibiliya ivuga.
ariko gukizwa nabi bizana ingaruka nk'ubu buzima, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umwuka. Bikuzanira urupfu rw'iteka. Icyo ni icya mbere cy'ingenzi. Bavandi, nitudakizwa tuzapfa kandi urupfu rw'iteka, ariko nidukizwa tuzabaho ubuzima bw'iteka. Nuvuga ngo uyu muntu afite ingaruka ebyiri. Iya mbere, Bibiliya wasomye hano havuga ku by'igaburo ryera, kujya twibuka Kristo. Nuvuga ngo bimuzanira uburwayi, kubaho agowe no kubaho nta mahoro afite. Uriya muntu nta mahoro afite. Kujya kwigaburo ryera umuntu atejejwe bizana uburwayi. Pawulo yarabivuze. Bitera ibyago. Ngo buri wese ugiye kurirya wajya abanza making sure yiboneze nibyo, kuko uwo nguwo agiye kwibuka abone. Kara Imana iraboneye, Imana iri perfect. Twe biratunanira kuba perfect, ariko Imana iri perfect cyane. Irera nubwo byakunaniye wowe kwera, ariko Imana yo irera kandi 24 hours Imana irera cyane. Umwaka ugashira Imana yera. Ariko hari amakuru ngufitiye. Imana ishaka ko twambara uko kwera. Ibyo twigira byose ikeneye ko twambara uko kwera. Uri bo ngingo nuko bayimenya ederi bakayizera, bakizera n'uwo yatumye. Kugizera rero niki nuko ubuzima yari ibayeho. Nuko nibyo cyane. Ndizera ko abantu rwose mudukurikiye ikiganiro kirimo kubaryohera. Hano ni ku Murwa Live TV, babwira ko mugomba gukora subscribe mukanasharinga ikiganiro kugira ngo bigende neza. Turimo turasatira umusozo rero ya bese. Ni zihe nama ki watanga ku mukristo, ku muntu nyine wafashe urugendo rwo gukiranuka, cyangwa se iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri, ku muntu ushobora gukizwa nabi, ni ihe nama wamugira? Ni inama ebyiri. Inama ya mbere ni ku mukristo wahisemo gukizwa, iya kabiri ni umuntu wakijijwe ariko agakizwa nabi. Wenda no ku bapagani batarakizwa, bataramya Kristo, nabo nushaka kugira icyo babwira. Amakuru yose. Yego. So umuntu uri gukiranuka komeza. Hari nturabigeraho 100%, ariko birashoboka ko wabishobora. Ubuzima bwo kwera Imana irabutanga. Izera ubuntu bwayo, wihanga amaso kandi wirinde muri byose. Bibiliya ivuga ngo imbuto zanyu zihameho. Mwe kwera imbuto z'uko mwazereze mwakiranukiye mu rusengero. Ariko hari umuntu uhita utekereza ati se ya besi ko hari igihe inzara yica umuntu akabona agiye gupfa, uwo muntu agafata umwanzuro wo kujya kwiba. Icyo ni ikinyoma. Ubu Kristo bukiri gushuka kwiba ntiburuzura. Cyoko zuri mu rugendo. Uri mu rugendo ushobora kuba wihagararaho. Ndabizi ubuzima bwo kwera ni ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima bwo kwera ni ubuzima bwa buri munsi. Nuvuga ngo kwera ni ubuzima umuntu akora buri munsi. Ariko hari kugera kuri etape ukaba ubizi ko naho waburara gatatu utakiba. Yego. Ukaba ubizi ko naho wagera mu isi y'ikinyoma wowe karabutabesha. Rero ni etape yo kwegera Imana. Ubu Kristo burarerwa. Ubu Kristo bugira ababyeyi baburera. Imana ubwayo na Mwuka Wera birarera. Ariko n'itorero riragufasha n'abashumba bakagufasha uko ugenda usabana n'Imana, ugenda wambara kwera kw'Imana. Iyo ni inama ya mbere. Ugende wegera Imana, Imana izaza igenda ikwambika kwera kwayo. Inama ya kabiri, warumwe ngo ngira abantu inama bari mu mirimo y'itorero, reka none ngiye mbisesengure, baririmba ariko barabizi ko ari abapagani, barabizi ko nabo ari abanyangeso. Nibagende bizera iby'ijambo rivuga babishyire mu bikorwa bakizwe. Vuga ngo kwizera no gushyira mu bikorwa ibyo wumvishe. Ese wumvishe iki? Adaheri genda ubishyire mu bikorwa. Inama nagira abapagani, mwizere Yesu. Nukuri ko Imana ari ibintu bitatu ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere, bavandi, ibyo ukora hazabaho umunsi w'urubanza. Kara, ikintu cyose ukora ujye umenya ngo hari umunsi Imana izakigushyira imbere. Imana izagushyira imbere, gusambana kwawe, kuroga kwawe, ibyo byose ukora, ubusinzi, Imana izabigushyira imbere.
uko bingana. Wa musore w'Imana izabigushira imbere, ariko hitamo aya mahoro. Gukizwa ni amahitamo umuntu ahitamo, kandi uko gukizwa ni Imana ikuza nayo yonyine, ukayizera ikakuguha, bizana amahoro. Icyo ni icya mbere, bigira umugisha mw'ubu buzima. Kara biguha kuba umwizerwa mw'isi, mw'iyi si, kandi biguha kubaho unezeza Imana kuruta kunezeza abantu, kandi bigatuma ukorera abantu. Uvuga ngo umukristo udakorera abantu usaba ari umukristo. Rero muvandimwe, wowe ukiri mu bubata bw'icyaha, genda wizere Yesu. Mumenye kwizera kuzanwa n'ibintu bitatu. Kwizera kuzanwa no kumva, ndetse no kwizera nyine kukazanwa no kumenya, no kumva, no kwakira ijambo ry'Imana. Genda kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Genda wumva ijambo ry'Imana, kundi ijambo ry'Imana uzagereka ibigere ku mwuzuro wo guhinduka cyane. Reka tusatire ku musozo, ariko hari abantu bashobora kuba bishimiye ijambo ry'Imana bagejejeho, nk'umuntu yumva yakwaturira, cyangwa se ari inama yakugisha, cyangwa se ari n'ubundi buryo yakwifuza ko mwaganira mu buryo bwiza kandi bw'abakristo. Uracyari n'umunyeshuri, buriya abanyeshuri namwe mugoranamo, muba mukeneye ibintu byinshi, school fees, mukenera iki? Hari umuntu ushobora kuvuga ati Abesi ibihembwa abura byose nzabimwishyurira, Minerval nako nzamwishyurira materials nyine zo kujyana ku ishuri n'ibindi bintu. Nimero yawe kuyitanga ari ikibazo? Nta kibazo, ni ukuri. 078 64 91 342. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Asante cyane. Mwakoze namwe, Imana ibarinde. Njye na Rekarabuka, Imana imyakamira, mwari kumwe na Japhet.